okay ubwo nyine icambere ubundi ikibazo cambere impamvu nakubwiye ntabwo nacinyuzwa ntabwo gisubije neza inama ndababwiye byose kugira ngo ushyize neza wowe nacu nushaka kuvuga kimwe nushaka kuvuga bibiri urambwira n'iki cyaguteye kunkunda cyane kugukunda none se ibyo nakubwiye ntabwo wabyumvise wavugaga nta rezo ufite tunabivuga neza ikindi uvuga byinshi bidasobanutse ariko ubu ngubu uri kubona nakubwiye icyo cyatumye nkukunda n'ubundi kamubwiza ukuri rero n'ubundi nava gukunda ahubwo nuko nyine nakigeze kucyitaho ngo mbikubwire kubera ko njya numvaga mugifitanye communication ariko ubundi nagukundaga nyine kubera itaka rya Stina none wari uzi ko excellent tugifite communication nari mbizi nyine niko numvaga njye kumwe amakuru menshi mbifitiye nuko nabyumvaga rero nakwikundira kubera kuri papa Justina wabyaye Justina rero nibwo naje kubona CD yawe nta nubwo uriya munsi nabikoreye hariyo nayiboneye imbere yaho ndabitekerezaho ntabwo bwanditse harakora kwandikira nawutesheje umutwe ejo mbitekereje neza mpita mwandikira ko nakwandikiraga kuriya nyine gusa nyine mbona kandikiye nawe nagutinyaga nyine nkandikiye mbona uransubije wahise nyine mbaza amakuru yanjye tuma nimero ngo nze kuguhamagara mutangira guhamagara ndaguhamagara oya waba nibyo ariko twavuganyeho bwa mbere na kabiri nibwo wanyohereje SMS babwira ngo dukundane baza kubyanga impamvu nabyanze ni uko numvaga nyine usa nk'uri ku nyina ngo ndebe ikiramva mu bwonko ntabwo guhita mbyemera nyine banza nitekerezaho ntabwo wabona ushaka kugira ngo nyumve uwo ndi ukambireke ndabireka nyine mu biryo nyine ntuzi njye nawe nzi ko wabona mu gisanya communication ntekereza ko kuba uri kubibwira wenda wapfuye kubitekereza wangore kubibwira gusa nyine wikinira njye niko nabitekerezaga ngo wati uhita ubwo ni bwo wahise mbona ukomeje kumbwira ko navuga ngo uyu muntu wandiseriye reka mwemerere ndebe ikintu utabyemera twatangiye nyine kuvugana mbwira ibyawe ngenda kwibwira nyine ati nari nakubuzeho nyimara kumva ko ari wowe unsabye urukundo kandi ngo dukundane njye nahise mvuga ngo uru rukundo ngiyemo umuntu ndujyanyemo nawe ndamuzi n'ibyo yaciyemo nta mpamvu natamufata neza reka twikundanire tunabanye byaba byiza kurushaho kubera ko nyine ari mukuru ko nahise ntekereza dufite amukunda ibaze iryo joro naraye numva natabaho ngo ntabwo ubaho
numvaga nyine revo mvuyemo revo ngiyemo ari ubwa mbere ukuntu ngiyemo ari ubwa mbere nyine numvaga nyine ari ibintu birenze cyane. Ikindi nagukundiye muri ibyo byose nasanze uri umusore nyine nagiye nkukundira hagati, nasanze utandukanye n'abandi haba mu mitekerereze haba mu myumvire muratandukanye aho mwuriye. Rero nagukundiye byinshi, ubundi icyo bakwagira njye nicyo mukundira yumva. Rero ndagukunda cyane. Ku rugendo rwagenze. Ikibazo cya kabiri ni ryari wamenye ko unkunda by'ukuri? Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo ni ryari wamenye ko unkunda by'ukuri? Ngiye gukunda by'ukuri. Ni ryari wamenye ko unkunda by'ukuri ukabyumvamo kumva koko unkunda? Numva njye ko nkukunda. Twaragiye mu rukundo tutararujyamo. Nakubwiye ngo ni ryari wamenye ko unkunda by'ukuri? Ko watangiye kuvuga ngo watangiye ubishidikanyaho nyine ni ryari wamenye ko unkunda by'ukuri? Njye namenye ko ngukunda by'ukuri nyuma gato, ntabwo nibuka ukwezi, nyuma gato uri hafi kuza amatariki ya nyuma aho ngaho, ariko atari mbere. Amatariki ya nyuma aho ngaho niho nyine, kuko ubundi twagiye tumarana igihe kinini, nibwo nagiye nkumenya noneho neza n'icyizere kikuje kikarushaho. Ikibazo cya gatatu ni iki ukunda cyane kuri njyewe? Ikunda cyane kuri wowe, ubundi ikintu nkunda cyane kuri wowe, ubundi njyewe icya mbere nkunda ni umutima wawe kuri imbere, umutima wawe wonyine wa mbere nkunda. Bitewe n'ibyo ukora, ibyo wumva, nyine umutima wawe wonyine ubundi ikesha. Bivuze ko umutima wanjye nkukuyemo nkawushyira ahantu ntabwo wankunda? Ubundi iyo ukunze umutima w'umuntu uba umukunze wese, uko umuntu adafite umutima ntiyabaho. Nanjye nari nkubaje ngo ni iki ukunda cyane kuri njyewe? Nanjye nakubwiye ukunda uko uri wese, byiyongeyeho n'umutima wawe, kuko utawufite ntiwawe. None se ikibazo cya kane uranyumva? Yego. Ikibazo cya kane kiravuga ngo ni iki nakora kikagutera kwishima kurushaho, guhora wishimye kurushaho? Guhora nishimye kurushaho ni ibintu byoroshye. Igihe cyose ndi kumwe nawe tubanye neza, nta kibazo mfite, nishimye. Ubundi muri make nkubona iruhande rwanjye, niyo utari iruhande rwanjye wenda nkagucya, ariko dufite ni communication nziza, nta makimbirane, nkaba nishimye. Yego. Ikibazo cya gatanu kiravuga ngo ni ikihe kintu utajya umbwira ariko uhora nyine ushaka kukimbwira?
ikintu mara ikintu urumva ikintu mura batakubwira ngo kukubwira ikintu nyine utajya umbwira ariko nyine muri wowe uba wumva ushaka kuba wacimbwira. ni iki ntacyo nta kintu kiba kikurimo ukavuga utari iki kintu wacimubwira ukongera umutima ukakubwira ngo kireke nyine ukumva nyine birimo biragukura ngo ubivuge ucimbwira ariko nyine undi mutima ukabwira ngo kireke. uzi icyo kintu hari nk'ukuntu umva ndi gutekereza nkavuga ko ariko wamubwira tugahita tubana nkahita mbireka kubera ko ntabwo kubikubwira kubera ko nzi gahunda dufitanye. Yego. none se hari igihe nyine twajyaga ikibazo cya gatandatu hari igihe twajyaga tuvugana noneho ukageza igihe nkumva uraretse ubundi n'iki cyaguteraga nyine kurira cyangwa se n'icyo kigutera kurira kubera nyine urukundo rwacu nyine mu rukundo rwacu kuki ukunda kurira ishuri ryacu hari igihe twakundanaga nyine nka gutya dukundana noneho hari igihe cyageze twaba turimo kuvugana hari ukuntu uri ukuntu cyangwa se n'igihe twabaga twashwanyeho gato nkumva urareze nyine ni iki nyine iki cyabiguteraga. ubundi uko mbayeho numvaga nyine ubundi njye hagati yanjye nawe numvaga nta kintu kibi nshaka ko cyajyamo nta kintu kibi cyajyamo byabugara cyane njye nyine nagutekerezagaho cyane pe twashwanye nyine byaterwa n'ibintu mba navuze n'ibintu mba nakubwiye nyuma bikangiza nyine numva ninjye uri mu makosa ibyo ni ibintu byangizaga ugahita urira ngira nyine numva ko ndi mu mafuti kubera ko nyine nabaga nabivuze kubera n'ukuntu nyuma nyine bikangiza nyine numva amarangamutima arangarukiye. ikibazo cya karindwi kiravuga ngo ese uramutse uhawe amahirwe cyangwa se ibihe bigasubira inyuma wakongera guhitamo njyewe? cyane naguhitamo sure. gusubiza inyuma ibihe ukavuga uti reka bisubire inyuma wahitamo njyewe? bigasubira inyuma niyo byasubira inyuma inyuma nadamuka akongera akaba umukobwa nabyemera. ikibazo cya munani ni icyo ubona twakora urukundo rwacu kugira ngo ruzarambe? ikintu mbona twakora igihe twabanye mu kubahana tugacisha make tugacisha bugufi nyine buri wese akubaha akunze wenyine akubaha naho kanyubaha cyane ibyo ngibyo ubundi abantu bubahanye byose biraza. ikibazo cya 9 ni iyihe mpano naguhaye utazigera wibagirwa cyangwa se ni ikihe kintu nagukoreye mu buzima impano mu bintu byose nagukoreye ni ikihe kintu utazibagirwa mu buzima bwawe paka ukiri kuri iyi si? ikintu natazibagirwa akubwira bibiri. ikintu natazibagirwa cya mbere ni ukuba waratekereje ku nkunda ukabangore ku nkunda ntabyibagirwa. ikindi kintu wamubwira natazibagirwa igihe wazaga tugahura bisa naho
igisubizo wagisubije mu buryo bwo kuvuga ngo umuntu yakubajije ikintu utazibagirwa. Hano njye nari nkubajije ni iyihe mpano naguhaye utazigera wibagirwa, cyangwa se ikintu naba naragukoreye utazibagirwa. ikintu wowe warankoreye cyangwa impano? icyo ari cyo cyose, impano ubwo nyine utazibagirwa. mu bintu wankoreye n'impano ndabivuga. ibintu wankoreye ndatuzibagirwa. icya mbere ujya munsi ka kabombo. icya kabiri akati ibombo ibyo nsumuka amabombo sinabyibagirwa. ikindi niyo twabona nzagura mbikubwira. ikindi ujya munsi duhura ukanga amabere yanjye, ibyo ni ibintu batabyibagirwa. mwagira gute? mu mpano rero ukanga amabere yanjye. iyo nyonga nkayacaza uko natabyibukaga ibyo. barabyibagiwe ntabwo nabyibagirwa. ngaho komeza. aha ikindi mu mpano ho ikintu utazibagirwa, hano munsi duhurira mu kabuga ukama kariya kantu kamira kanditseho rafu. ikindi kintu kizanshimisha ni uko tuzanabana n'ibifite. ikibazo cya 10 ni ikihe kintu ukeka wenda abantu benshi bibeshya ku rukundo? icyo nyine abantu benshi bari mu rukundo icyo bibeshyaho nyine, hari ukuntu abantu bibeshya ku rukundo. kuki barwibeshya nyine? ni ubona ari icyo bibeshya ku rukundo? kuko igihe tumaze dukunda nangire ngo nyine umaze gukuramo experience ishoboka. abantu bibeshya ku rukundo, gukunda ntabwo ari gukinisha. uri mu rukundo n'umuhungu bategereje cyangwa umukobwa baseriye umuhugireho wenyine, umenye ngo uramukunda, atari ibintu byo kujya kumutendekaho ku ruhande. ubundi urukundo nyarwo nyine ni ugukunda. niba ufite uwo ukunda mukunde. ariko njyewe mbona gutendeka ari byiza. oya wapi nyine hari umuntu ushaka kubibwira nyine ko ataraho n'ingaruka zabyo kumva nta kibazo, ariko ntabwo ari byiza. muri make ikintu bibeshya ku rukundo ni iki? ibisozi byinshi cyangwa ikintu cyo gukora ikintu ikindi bibeshya ku rukundo ni ukumva kuri iyo uri mu rukundo n'umukobwa ukumva ko ushaka kubana n'umuhungu bigendeye ku marangamutima. mukikanga igihe mwisanga mwakoze nyine mukoze ibintu nyine mutanateguye bikabagora. ubwo aho ngaho uvuze amarangamutima ni kwa kundi umukobwa nyine mukundana nyine we mu bwo gukunda akaba yumva mwahita mubana bijyanye n'umubiri uko umutegeka. mukabana warangiza yagerayo ibyo ashakaga mara kubona kumva bihaze akaba dushaka kwitahira. uwo nguwo aba yarajyanwe n'irari ry'umubiri, ubwo ntabwo ari urukundo. rero nyine ibintu nabyo nyine bagiye kenshi. none si ubwo ngubwo urumva abantu bose bari mu rukundo urumva ibyo bintu babisobanukirwa ngo amenye ati ndi mu rukundo cyangwa ndi mu irari? babashije. none wo uhagaze hehe? njyewe kamubwire ujya munsi mvumbura akantu kanjye nkakubwira ngo njye nshaka ko tuvana. kare kose wari warumvise nabivugaga kubera byabaye mwumva nashyukwe nyine gutyo. ariko njyewe njyewe numvaga nyine byanje mu bitekerezaho
ndabikubwira nyine bikubwiye ndetse ariyo nta n'ikibazo mfite bibuka ko no muri iyo minsi njyewe bitambagaho ndavuga ngo ndumva ashaka ko tubana tugafatanya muri byose umugore n'umugabo mpitamo kubikubwira ntabwo njyewe bifata ubwo nyine yaba rirarindwa narabihuriyeho ubwo nyine abantu icyo twibeshya ku rukundo ni uko abenshi tujya mu rukundo noneho amarangamutima ndetse n'irari ry'umubiri rigatuma dushaka ko dushaka cyangwa se badushaka twamara kugerayo noneho ugasanga nyine iryo niba ari irari ugasanga umuntu muravugana kenshi ugasanga imihindagurikire y'umubiri iramutegeka ko mubana nyamara wenda igihe kitaragera nuko biba nyine aho wikanga nyine umuhungu ari na hasi nubwo yatinzamo makumyabiri nari imeze mbere mbere abaneshaga umunsi cyakoze iyo ugira ngo twari duturanye twegeranye bari kuzajya tubikora buri munsi ugasanga bituzana ibibazo kandi atari byiza nta myaka yagejeje kiriya gihe wari ufite imyaka 16 kandi ubwo umaze gukora hafi imyaka 3 ariko ubu niyo waza mu Rwanda ushobora kubyishyiramo nanjye nkabyishyiramo nkabanga ndatekereza mu kwa 12 kandi bikagera ikindi kibazo rero reka mubwire nacyo kinsubize ni ikibazo cya 11 ubona njye nawe uko nyine turi babiri ninde nyine ukunda gusaba imbabazi cyane iyo nyine habaye ikibazo kuri twebwe ninde ukunda gusaba imbabazi cyane ni wowe kubera iki nyine akenshi sinzi bakoze amababa bwakoze amashuri mba numva nyine ibintu ari njye byaturutseho nkasaba imbabazi cyakoze kankubwire ndaryohewe no kuba nkundana nawe pe uzi ubwenge nyine ubu rero ahangaha ubwo njyewe ntabwo uca musaba imbabazi ushatse kuvuga ubu uri mu mafuti njye usaba imbabazi niba ukoze kunsaba imbabazi cyane nyine ubwo nabyumvishije ni wowe munyamafuti ariko nzakwihanganira ntaribi byarashize ariko sheri nta nubwo uheruka udufuti ubu ngubu warakuze turi kugenda twaragiye uzi ko ahubwo nemera ko umukobwa utaruzuza imyaka atagomba kubaka urugo nka kuriya nari imeze ubu ari kuwucanuka nanjye hari igihe mbitekereza mva ikibazo cya 12 nicyo tuvuyeho 11 sha ahangaha 12 ni ikibazo kivuga ngo ninde ukunda kwikundisha undi kurusha undi nyine ninde nyine ubwo nyine ahangaha ni ukuvuga ngo ninde mu rukundo rwacu ubishyiramo imbaraga nyinshi ni twese udishuwa twese tubishyiramo imbaraga twese turafatanya ariko ukivugisha ukuri ntabwo mashaka ko mbeshya urabizi ko ngiye nkunda ukuri nakubeshyera iki nahera mvuga se ko twese dufatanya kuba nkukunda ni wowe kuba nanjye nkunda ni njyewe ubishyiramo uruhare ubwo kubumva twese duhakundana ikibazo cya 13 ni izihe nzozi muri wowe ufite ko hazaza hacu inzozi zawe apana izanjye nanjye ndazifite inzozi zanjye ko hazaza hacu inzozi mfite inzozi ya mbere inzozi mfite ya mbere ni uko nzabana nawe paka iyo ni iya mbere iya kabiri
nuko njyewe nshaka kuzakora nyine ibyo bizaba dukora byose nyine numva nzabishyiramo imbaraga tukava aho turi tukajya n'imbere. mu buhe buryo? numva tuzakora tugakora tukagura ikibanza twubaka inzu tukabana tukaguma tukanacuruza tukaba n'ibindi. kandi tugiye kubana tutarubaka inzu nyine nanjye navuze mba numva nitubana nyine tuzaba dukora ducuruza ibyo ngibyo nyine nzabishyiramo imbaraga mba numva nyine nshaka kuzajya ku buryo nyine tuzashyiramo imbaraga tugakorera hamwe mu gihe kiri imbere nyine tukazagura n'ikibanza tukubaka. none ibyo byose n'ubundi urumva ko bizaza nyuma yaho. niko nanjye ndi kubikubwira. gutyo bivuze rero biri nyine mu nzozi zawe ufite mu hazaza hacu, ariko kugira ngo uzabigereho biragusaba kwitwara gute? Biragusaba iki kugira ngo nzabigereho? biransaba gukora ntawe n'ibyo. ubundi ikibazo tuzakora sheri tuzajya mu kidini hari gufata mu itsinda nyine ry'icyumweru cyangwa ry'ukwezi yego aho tuzajya duturenga bizaterwa ubwo ibyo nabyo tuzabiganiraho. bizaterwa nyine biterwa n'aho muhagaze nyine. ubundi amatsinda nayo abantu n'izabo kumijyamo ikakugoboka igakora nk'amafaranga ku buryo nyine agufasha nyine n'ibyo wakoraga uvinga. ariko nyine natwe tugakora nyine nk'abantu bikorera. nanone kandi aha ngaha utibagirwamo akantu ko kwihangana, kuko abantu babana hari utuntu twinshi tugenda tubateranya twa hato na hato. kandi nibyo nakubwiye mba numva nyine nshaka ko tuzabana nyine ashaka kwihanganirana nyine. njyewe ibyo narabyizeho ubundi ibyo nabyizeho kwihangana nzi ko nzakwihanganira ubwo nawe uzi ko uzagira ute uzanyihanganira. okay, tugiye ku kibazo cya 14. yashaje ibintu bivemo. ndi kuyizinga bari bayihamagaye kandi ndikunda. ndakubaza ikindi kibazo. nyine ni iki gituma wumva utekanye? niki gituma nyine wumva utekanye mu rukundo rwanjye nawe? wumva uratekanye nyine? gituma numva ntekanye mu rukundo rwanjye nawe nuko mba nyine urukundo rwanjye nawe nyine uko uruba rufashamo gukundana nyine urumva urankunda nawe ndagukunda. mba numva nyine n'inzozi dufite nyine imbere yacu ko tuhateganya mba numva ari byiza cyane. bifasha mu rukundo ni wowe wundi. ngiye kubaza ikibazo cya nyuma ariko biramekinga ashobora ko ufite rezo. ndazifite. ikibazo cya 15 kiravuga ngo ni iki wansaba guhindura mu mico yanjye? nyine mu mico yanjye usanzwe nziho n'iki nahindura kugira ngo nyine bikomeze bimere neza? mico yawe? mu mico yanjye ubwo ni imyitwarire yanjye byose. ikibazo kitabahora rero ubu gutekereza imico yawe yose nayigize imico mibi.
nabuze imico mibi ufite. nyine wasabwa guhindura iki? ntukazajya uvuga ugendeye ku kuba unkunda, ushobora kuba wenda hari utuntu ngira tutunenge tuntu nyine tutunzanga turi aho, ukambwira uti utuntu uzaduhindure. kuko nyine abantu bari mu rukundo hari igihe wanga kubwira umuntu ukuri ugasanga reka nkubwire ndabyibutse. ikintu nyine wowe ukwiye guhindura ikintu cyo kwirakaza. ariko ujya wirakaza nyine nzabigufashamo ariko uzabikore. muri make mwihindure akantu k'uburakari bwa hato na hato bugabanuke. yego. si wumva se ahubwo ubu iyo utaza kubimbwira ntabwo nari kubimenya. ubu ugiye ndakaye nkarakara bya hato na hato nyine birakubangamira. ako ngako konyine gahise kaza mu bwonko. akabazo k'inyongezo ni uko nyine nari mu Rwanda nyine ngo ndebe, ariko baka kanya bazanye bakanshyira imbere yawe, wansaba iki? ni ikintu wahita unsaba bwa mbere turi kumwe babiri nta wundi muntu uhari? nahita ubu ngubu nyine aka kanya baramutse ugize amahirwe tukaba nyine bakahita baguha sapurayizi yanjye turi kumwe gutya ukandeba turi kumwe ahantu twenyine, wahita unsaba iki? ndamubwira uzi twebanye turi kumwe gutya nicyo kintu cya mbere wahita unsaba? ubundi leta ari ubu habura nk'ukwezi ngo tubane. turabana muri uko kwezi habura amatariki y'icyumweru. aramubwira ngo kanerinda bikarangira. kanerinda nyine tukazabona nk'ifite. icyo kintu wahita unsaba ukimbona bwa mbere? cyane se ko utabinsabye kandi twari turi kumwe. buriya nanjye nabaga mfite ibindi bitekerezo mu bwonko, ntabwo byari gukunda nkuko mbikubwira. nibyo nari kukubwira burya kubeshya ntabyo nari kukubwira niba ndi kubitekereza bityo. okay, njyewe turamutse bakumaye aka kanya bakakuma, ijambo rya mbere nahita nkubwira, nahita ngusaba kumbera umugore. ikibazo ni uko igihe witeguye. mbese urumva nawe gusa natiteguye? nanjye nakubwira ko nabyemeye kera. ngo wowe wambwiye ngo aka kanya mbonye wahita unsaba ko ngutera inda. okay, ni ibyo bibazo nyine nari mfite cyo kukubaza 15 byakaba ari byinshi ariko nibyo by'ingenzi mba natekereje. nanjye rero nabishubije kandi ubishubije neza, ndabikunze. barabiteguye. none ndagukunda cyane kandi niwe mukobwa nkunda kurusha ibindi byose. si ubwa mbere nkunze, si ubwa mbere nakunze, ariko noneho wowe waranyemeje pe. nukuri noneho shira hari nyine tuba turimo nko kuvugana, urumva? uzi ko bajya bavuga ngo abahungu nibo batereta, shira Johannes nshaka kwinyarira. ntabwo niba uko munsi ngo ntiryari, ariko hari igihe wabikoze pe. sinzi uwo munsi ukuntu wari umeze kandi ukunze kugira amasoni menshi. ubwo nyine hari ukuntu mba nashize isoni. cyangwa uteka byoroshye, nanjye iyo byamfashe nyine isoni zirabura. okay, njyewe ni ukuri bimfashe turi kumwe, nakubwiza ukuri. ibiki bigufashe?
nyine harakurusha uko kwihangana bikanga. Byigeze kuko hose kwihangana biranga. Nyine kamubwire hari ukuntu muba naguteretse ubwo niko biba byagenze kandi ibyo byabaye wongeye isoni mbaze niyo magambo ava isoni zirarangira. Reka bivuze ko turi kumwe amaso ku maso turi kumwe ugashyuka wahita unsaba. Nakubwira ntabwo byose byacyo. Wambwira ngo iki? ndumva nameze neza. Nasugo wamusabye nawe wakwibwira. Oya hari ukuntu njyewe wenda nawe natarimo kubitekereza vuba. Ayayayaya nabikwereka kandi wabimenya. Wabinyereka ute se? Neza. Ntabwo wabinyereka. Sorry, byemeza kuriya ni ukuri nkukumva nkumva nyine naguteretse nk'ukubwira nakitanga nakubwiye nakubwiye ubwenge nyine. Rero nanjye tayari nzakomora. Ntabwo kubwira guki ubundi iyo umuntu arwaye igisebe ahantu uracomora kugira ngo akire. Ntabwo kizakira. Ntabwo kizakira? Kubera iki? Usanga umucyomore. Kugeza ryari? Kugeza mfuye. Hano uragejeje kugeza upfuye nzakomeza nyomore. Mbyanze se? Ntabwo byabyanga. Ntabyanga. Ntabwo.